Ndi papa Sava. Bamwe ngo ndi umusaro, abandi batuye umusaza ni umusani. Reka ukize ubukize. Njye nkunda gusoma, ibanga no gusetsa. Utamaso yagize ate? Yaheze mu kirere. Ayo maso yawe atagira ikinyabupfura yagusiza ajya mu kirere, wowe usigara wicaye ahanga uko. Iyo banyise umusirimu gusobanuka si ugusebanya. Burya simba nserereza, usobwe ndamusobanurira. Njye ndakasomboyeho, ndi papa Sava. Halo? Oya ntago ari we. Telefone ariko ni iyanjye. Iki? Nese urambaza ngo ijwi ryahindutse, gigiye ntago naminuje mu by'amajwi ngo menye igihindura amajwi ariko. Ahubwo telefone ni iyanjye. Urasha nese urumva nyine irijwi ari ry'umugore wowe. Nk'ubu urumva irijwi ari ry'umugore. Ubundi nkubaza wa mugabo, urashakira umugore kuri iyi telefone, ni wowe wafashe irembo, ni wowe wakoye. Urashaka umugore kuri iyi telefone nkande. Noneho bimenye nyiri iyi telefone yarapfuye, yitabye Imana, turamushyingura, telefone arayinsigira. Kandi ntiwigeze umwibwira ngo umbwire niba ukora wenda mwibarura, hanyuma nkubwire noneho yuko yapfuye umushyire noneho kuri lisiti y'abapfuye. Wigeze unambwira nibura se yuko uri gukora igenzura ngo nkubwire ngo twamushyinguye aha nawe ujye kureba yuko uko yitanditse wizina. Urashaka umugore ngo ari. Erega wagumye urabaza, urashyokerwa ndakwihora. Nk'ubu ntabwo wari usanze ndimo kwikorera siporo. Ntabwo nikoreraga siporo, sinaruhuraga umubiri. None unzanyeho kumbaza ibibazo noneho byo kunesha umutwe. Ntakubye ntimubireba. Ariko umva mwabana. Uhamagaye umuntu, ntumwibwiye, umubwiye ibintu biterekeranye, ntabwo wumva ukuntu bitesha umutwe. Noneho uranakubye. Ukubye utamubwiye uti mumbabarire nayobye cyangwa narindagiye. Noneho ntunasabye imbabazi. Ukubye utanasezeye, ntabwo muzi ukuntu bitesha umutwe. Okay. Noneho nanjye nkwereke ko utandusha ubwenge. Uretse Aro! Umva wa mugabo we, wanywa uburozi, wimanika mu mugozi, cyangwa witera icyuma mu mutima upfe nonaha witaba Imana. Ni njyewe Mana yawe uguhamagaye, nyitaba ndagukeneye nonaha. Mazende kirahamagara.